Ese waba warigeze utekereza ko kwibagirwa utuntu runaka, nkaho warambitse telefone, nkaho washyize isakoshi, cyangwa se ukibagirwa aho washyize imfunguzo z'imodoka, ko bishobora kuba ikimenyetso cy'imitekerereze yawe yagutse ndetse n'urwego rwiza rw'uburyo ufata ibyemezo mu buzima, uburyo ubonera ibisubizo ibibazo byari bihari mu buryo bwihuse. Mbese mu yandi magambo, ufite IQ imeze neza cyangwa se ingano ya IQ iri hejuru. Uyu munsi ngiye kubwira imyitwarire 10 iranga abantu bafite IQ iri hejuru, cyangwa se abantu batekereza vuba bagahita babona igisubizo uwo mwanya, rimwe na rimwe byari byananiranye. Mu yandi magambo, niba abantu twita ngo ni abahanga muri sosiyete tubayemo mu buzima bwa buri munsi. Ikintu gitangaje muri iyi myitwarire 10 ngiye kukubwira, nuraba ufite 3 muri yo, menya ngo uraba ufite cyangwa se uraba uri umwe mu bantu bagize 5% mu bantu b'abahanga kandi bafite ubwonko bukora neza. Ndagira ngo utege amatwi wumve nawe niba wakwisanga mu bantu bagize 5%. Abantu bafite IQ iri hejuru cyangwa se intelligence quotient, usanga ari abantu bakunda kwivugisha aho bari bonyine. Wari wisanga uri nko muri douche cyangwa urimo nko kugenda cyangwa se uri mu bintu bitandukanye, ariko ugasanga uri muri iganiriza. Abantu benshi batekereza ko bidasanzwe, cyangwa se abandi bagatekereza ko wasaze. Nyamara siyanse ntago ariko ibyerekana. Abahanga mu bya siyanse bavuga ko iyo umuntu arimo yivugisha, ubwonko babushyira ku murongo ibitekerezo bihambaye, kandi baburimo bushakira ibisubizo ibibazo bikomeye. Ubwonko baburimo bushyira ku murongo igitekerezo ku kindi, ndetse bukusanya n'amakuru afatika wakwifashisha kugira ngo ukemure ibibazo bigiye bitandukanye urimo utekereza. Kuba waba wivugisha cyangwa se ukunda kwivugisha ni ikimenyetso gihambaye cy'imikorere y'ubwonko bwawe ku rwego ruri hejuru kurusha abandi bantu basanzwe. Ubutaha nihagira umuntu ugufata akavuga ati kurimo wivugisha byagenze bite, uzamwihorere, umwenyure, wicecekere, kuko uzaba ubisobanukiwe. Icya kabiri kiranga abantu bafite IQ iri hejuru, niba abantu usanga bafite cyangwa se ibintu byabo ibikoresho ugasanga ntago biri ku murongo. Aba bantu higeze nko mu cyumba cyabo, ushobora kugira ngo habiremo nk'intambara, ukagira ngo abantu barwaniyemo, ugasanga harimo desordre iteye ubwoba, ugasanga nta sasa, ibyo gusasa ntabizi, ugasanga akabati gateye mu buryo butambitse cyangwa se buri desordre, ugasanga urukweto rumwe ruri hariya, urundi ruri hariya, ugasanga aho yagashyize imyenda si hayishyira, ahashyira nk'ikindi kintu runaka. Wagera nko muri ofisi akoreramo ukumirwa, ugasanga igitabo kimwe hirya iriya ahashyira computer cyangwa se laptop, ugasanga si mu mwanya wa nyawo, cyangwa se yaba ari nk'umunyeshuri ugasanga ibitabo bye cyangwa amakayi ye ni ibintu bijugunyanze biri aho ngaho, mbese birimo akavuyo. Niba uteye utyo, congratulations, ushobora kuba uri muri ba 5% ku isi bafite high IQ cyangwa se IQ iri hejuru. Ubushakashatsi bwakozwe na University of Minnesota bwagaragaje ko abantu bateye gutya ari abantu bari creative, ndetse ko ari abantu bazi gutekereza vuba bakabona ibisubizo by'ibibazo ahanini byari byananiranye kandi mu buryo bwihuse. Ni abantu batekereza vuba, mu yandi magambo ni abantu b'abahanga. Kuko akenshi aba bantu usanga ari abantu ubwonko bwabo buba buri busy cyangwa se buhuze, butekereza ku mishinga migari cyangwa se bushakira ibisubizo ibintu binini bifite akamaro, ku buryo usanga utwo tuntu dutoya ngo reka nshyire ibitabo ku murongo, ngo reka iyi nkweto ngo nyegereze iyo bihuje, ngo reka ntere akabati neza mu nzu, cyangwa se reka nsase. Utwo tuntu dutoya ntago ubwonko buba bubyitayeho. Umwitwarire wa 3 uranga aba bantu bafite IQ iri hejuru ni abantu batajya babona ibitotsi uko babonye. Nijoro mu gihe abandi basinziriye, ugasanga aba bantu nta bitotsi bafite, ugasanga baba bari gutekereza ibintu bigiye bitandukanye. Ndetse bivugwa yuko mu gihe abandi baryamye hatuje, abandi basinziriye, ndetse rimwe na rimwe amatara yazimye, aba bantu iki gihe nicyo imikorere y'ubwonko bwabo budasanzwe nibwo yigaragaza. Ndetse iki gihe nibwo aba bantu ubwonko bwabo butangiye gutekereza
ibitekerezo bishya ndetse batangiye no kurema udushya muri bo. Aba bantu igihe isi yose iba yacecetse nibwo bigaragaza ndetse imitekerereze yabo ikajya hejuru. Umwitwarire wa kane uranga aba bantu ni abantu bibaza utubazo twinshi cyangwa se bibaza ibibazo byinshi hafi ya buri kintu icyo ari cyo cyose. Ndetse akenshi usanga aba bantu muri sosiyete babanenga ngo ni abantu babaza ubusa, ngo ni abantu babaza utubazo twa nta kigenda. Aba bantu icyo baba bakeneye ntabwo ari ukwemera buri kintu ubabwiye. Impamvu babaza ibintu byinshi, impamvu babaza ibibazo byinshi, baba bashaka logique y'icyo kintu. Ndetse aba bantu uba usanga bashaka ko ubabwira ibirenzeho ku gisubizo ubundi wakababwiye, kubera ko aba bantu bafite mind yagutse, baba bakeneye kumenya indi mpamvu iri inyuma y'ibyo byose. Ntago icyo baba bashaka gusa ari icyo gisubizo kigaragara aho ngaho ubu bahaye. Niyo mpamvu uba usanga bano bantu babaza ibintu byinshi ndetse babaza utubazo abantu bakunze kwita ngo ni amafuti. Umwitwarire wa gatanu uranga abantu bafite high IQ ni abantu bashimishwa no kuba bari bonyine kurusha uko bashimishwa no kuba bari mu gikundi cy'abandi bantu. Ndetse aba bantu iyo bari bonyine batuje ni uguha umwanya imikorere y'ubwonko kugira ngo ubwonko bukore analyse, bushyire ibitekerezo ku murongo ndetse babashe kubona ibyo abandi batabona. Muri cya gihe uba usanga bashimishijwe no kuba mu gikundi cy'abantu benshi baganira inkuru zigiye zitandukanye. Ngira ngo ubushize nabakoreye ikiganiro kivuga kuri aba bantu bakunda kuba bari bonyine cyangwa se bafite inshuti nkeya, uburyo aba ari abantu badasanzwe. Uze kukireba kuri iyi channel, kirahari mu buryo burambuye ya Analyst Entertainment. Ndagira ngo wumve umuco wa gatandatu iranga aba bantu bafite high IQ. Gatandatu ni abantu bagira amatsiko y'ibintu byose, hafi ya byose. Aba bantu usanga bafite amatsiko atandukanye ku bintu byinshi, ndetse usanga aba bantu abashaka kumenya uburyo batwara imodoka, akamenya uburyo bubaka ibiraro cyangwa amazu, akaba ashaka kumenya ese ibintu by'ubucuruzi bikora bite, ndetse yibaza ati ese buriya politike byo bikora bite, amateka yose buriya byagenze bite. Ese mu yandi magambo abashaka kumenya ibintu byose. Uyu ni wa muntu uzasanga ahantu hose bafiteho amakuru, wamujyana mu bintu byose muri field zitandukanye ugasanga afite amakuru. Kandi ko kuzarebe mu bantu gendana, mu bantu muri sosiyete muri rusange, uzasanga harimo abantu abazi ibintu byose. Ugasanga ahantu hose ugasanga afiteho amakuru agiye atandukanye. Wanamujyana no muri football, muri basket, mu mikino itandukanye, ugasanga rimwe na rimwe arabikurusha kandi utabikekaga. Aba bantu rero amatsiko bagira atandukanye usanga ari byo bibaha imbaraga zo kwibikaho amakuru menshi, ndetse ibi bikabagira abantu badasanzwe bafite imitekerereze iri hejuru. Umwitwarire wa karindwi uranga aba bantu, baratekereza cyane kandi kuri buri kintu. Aba bantu ni babandi bashobora gutekereza ku kintu ku kiganiro mwagiranye nko mu cyumweru gishize, bakicara bakagitekerezaho, bakacyanaliza kandi kimaze icyumweru cyose mubivuzeho. Ndetse aba bantu uba usanga akenshi batekereza ku ngaruka z'ikintu. Ugasanga mbere yo gukora ikintu arabanje atekereje ku ngaruka zacyo, akongera akazitekereza. Ndetse uba usanga aba bantu kenshi sosiyete iba ibaseka ngo izo stress n'iziki zo gutekereza cyane, ariko burya ubwonko bwabo buba buri gukora icyo buzi kurusha ibindi byose. Ndetse aba bantu ubwonko bwabo iyo barimo batekereza cyane ntago baba batekereza uko ibintu bimeze, ahubwo baba batekereza uko ibintu byakagenze. Aba bantu baba batekereza buri detail z'ingaruka ibi bintu byazagira cyangwa se ingaruka zazaba nyuma. Niyo mpamvu uzasanga aba bantu ikintu cyose kijya kuba bakibonye. Umwitwarire wa munani uzasanga aba bantu ari abantu bakunda gusetsa kandi batuje. Aba bantu nubwo usanga kenshi bavuga make, usanga ashobora kuza akavuga nk'ijambo rimwe gusa kumva rirasekeje, agasiga abantu baseka bagiye hasi imbavu zabishe, agahita yigendera. Ndetse rimwe na rimwe nubwo aba abasekeje cyangwa abateye akaburage, ariko ubusanga we ibintu byo guseka atari ibintu bye. Umwitwarire wa 9 uranga aba bantu, abantu bafite imikorere y'ubwonko iri hejuru,
high IQ ni abantu bibagirwa utuntu dutoya ariko bakibuka ama event cyangwa se ibitekerezo bikomeye bifite akamaro karenze. Aha ni hahandi umuntu ashobora kwibagirwa nka telefone wenda hayishyize mu kanya, cyangwa se ikindi gikoresho kiri simple cyoroshye yakoreshaga mu kanya akibagirwa hagishyize, ariko ugasanga aribuka igitabo yasomye mu myaka 3 ishize, cyangwa se aribuka ibintu mwaganire bigendanye na business nk'umwaka ushize. Uyu muntu ubwonko bwe buba buhuze, buba buri bize butekereza ku mishinga migari. Ubwonko rero bwe nta mwanya buba bufite bwo gutekereza utwo tuntu turi aho ngaho. Ibi rero ntabwo bivuze ko aba bantu ari abaswa kuba bibagirwa utuntu dutoya, ahubwo bivuze ko ubwonko bwimye umwanya utwo tuntu tundi tuza kuvangavanga ibitekerezo bigari bifite akamaro. Umwitwarire wa 10 uranga aba bantu bafite IQ iri hejuru ni abantu biyadabuta ku buryo bworoshye ku mico y'abandi bantu. Ndetse ubusanga abo bantu ko bari muri sosiyete nyarwanda, ugasanga arafitingamo neza nta kibazo agirana n'umuntu uwo ari we wese kubera kigendanye n'imico. Yakwambuka akagera nko muri Ghana cyangwa za Zimbabwe na hehe, ugasanga abantu baho nabo kwiyadabuta bise bimworohera ako kanya, ugasanga kubana nabo ni ibintu bimworoheye cyane. Yewe yahura n'abandi wenda Bahinde cyangwa za Amerika aba ari bo bose, ugasanga uyu muntu afite ubushobozi bwo kubana n'abantu bose. Iki kintu ntucyumve gutya, iki kintu kirakomeye cyane, kuko rimwe na rimwe uzumva umuntu agiye nk'ahantu yahura n'abandi bantu bo mu kindi gihugu, kubana nabo bikamunanira, akavuga ati reka ati uburyo babayeho aba bantu ntago nabashobora. Uyu muntu rero we kwiyadabuta ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu bitamusaba gukora iyo bwabaga, ni ibintu n'ubundi abageramo ugahita ugira ngo yabavukiyemo. Aba bantu rero ni abantu bake cyane babishobora. Andika muri comment utubwire muri ibi bintu 10 wowe ufitemo bingahe, tumenye niba uri muri 5% mu bagize isi bafite imitekerezo iri hejuru. Ndetse muri comment biramfasha no kujya mbakorera ibiganiro byinshi bigendanye n'ibi ngibi kandi ibiganiro by'ubwenge. Ukore subscribe ndetse ukore na share, kuko buriya hari umuntu ushobora gusanga uzi yakundaga nko kwivugisha abantu bakaba bazi ngo ni bibi cyangwa se ni ibintu by'ubusazi, kandi ahubwo ari ibintu tumaje kubona yuko ari ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite mind iri hejuru. Duhura ubutaha kandi ngiye kujya mbakora ibiganiro byinshi.